Hello guys, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yitwa InfoCash, ibagezaho amakuru ya mining, crypto mining cyangwa se gukorera amafaranga ku ma app online n'ibindi byinshi bitandukanye byakubyarira inyungu nawe ugakakaba amafaranga ugakirigita inote. Kora subscribe mbere yuko tubana, kora subscribe, ukore share, comment nawe ugereyo dukomeze tubane. Muri kubona uyu munsi ikiganiro nabateguriye cyo nta birenze, ni ukuntu watangira ni imishinga watangiza zero. Icyo usabwa ni uko ufite smartphone, internet cyangwa se ujye no ku kawifi kukiba bamwe bajya ku mawifi y'abandi, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ariko naje kureba nsanga ko icyitwa Pi network murayibona igeze ahantu heza ho kuyimayininga. Ukuntu wamayininga Pi network. Pi network abantu batangiye gucika intege, ariko muri iki gihe mutangiye gucika intege nibwo